cyane ubuhamya kabisa. Na ADEPR ya Bweramvura naho bita Bweramvura ngo yarinjiye isanga abashumba kuri uyu rwose ibanguye amabinga rwose imeze neza. Irabinjira ijya kubabwira ati muraho cyane ubuhamya kabisa. Mu itorero rya ADEPR ku itorero rya Bweramvura habaye ikintu gikomeye ku buryo abakristo bamwe bavuze bati imbwa yinjiye mu rusengero ijya kuri alitari, ndetse ku buryo abakristo bavuze bati imbwa yahanuye. Kuva ADEPR yabaho mu 1940 kugeza uyu munsi mu 2024, ahantu niho habaye skandale, ahantu niho habaye kese itarigeze iba no mu itorero iryo ari ryo ryose. Iyi nkuru ni inkuru ikomeye. Ku munsi wa gatandatu ku itorero rya ADEPR ahitwa Bweramvura bagize ifunguro ryera ikigoroba. Barangije ifunguro ryera bivugwa ko ryakorewe mu gikoni cyangwa se muri za nzu zunganira urusengero, reka bari ryo zina dukoresha kuko igikoni nahatekerwa na manegisi n'inzu ziba zunganira urusengero zikorerwamo indi mirimo. Barangije kugira ifunguro ryera, noneho abadiyakoni bari barimo bategura mu rusengero, haza kuba umuhango wo gusezeranya abageni ku wa gatandatu ku masaha y'ikigoroba. Niho n'abantu batashye bibaza batari ko kuki umushumba w'itorero ryacu uyu muhango w'ifunguro ryera. Tubibutse ko umuhango w'ifunguro ryera ni umwe mu mihango yubahwa cyane mu madini hamwe n'umubatizo. Niyo mihango ibiri ikomeye amadini akunda kugira menshi, none cyane cyane amadini y'abaprotestani. Noneho baravuga bati kuki pastoro atesheje agaciro ifunguro ryera rigakorerwa muri anegisi kandi dufite urusengero, noneho rukaza kuberamo isezerano ryo gushyingirana. Ibyo ariko ntabwo abantu babiremereje, baravuze bati ni amahitamo y'ubuyobozi. Noneho nyuma gatoya mu gitondo abakristo bazinduka baza mu materaniro baza gusenga. Bahageze amateraniro aratangira, korali ziraririmba, abantu barakirana. Amateraniro yo ku cyumweru namwe muyazi aratangira. Mu gihe rero amateraniro yararimbanije, abantu bagiye kubona babona ibwa bubwa shiye dog. Hari igihe wenda havuga imbwa bakagira ngo ni imbwa yo mu mwuka cyangwa imbwa zino bibiri iva ngo hanze hazaba imbwa, oya. Cyangwa se zambwa mu mwuka bavuga ngo ni ubusambanyi, oya. Ni imbwa bubwa iyiba ku ishumi. Iyi mbwa iraza ku mbuga y'urusengero, abana bari hanze barayihunga. Imbwa irakomeza ngo ijya ku muryango umushumba w'itorero yinjiriramo. Noneho iyi mbwa ihageze isanga mu muryango hahagazemo abadiyakoni. Murabizi ko urusengero rufite imiryango impande zose. Abazi hariya Bweramvura urusengero rwaho uburyo bwubatse. Noneho ngo imbwa iragaruka. Abantu babibonye baravuze batabonaga ari imbwa wagira ngo izi ubwenge burenze ubwizi mbwa zino mbwa twita imbwa nyine. Noneho ngo iragaruka iza mu muryango mugari w'abantu w'abakristo binjiriramo. Noneho ngo imbwa iratambuka. Kimwe mu bintu bibabaje nuko nta mukirisitu wagize ubushobozi bwo kwirukana iyi mbwa. Nta mudiyakoni wagize ubushobozi bwo kwirukana iyi mbwa. Nta musekirite wagize ubushobozi bwo kwirukana iyi mbwa. Imbwa yaratambutse. Murabona uburyo abakristo baba bicaye, igihande kimwe hano ikindi hagati harimo inzira. Imbwa inyura muri iriya nzira nta soni ifite, irazamuka no ku gatuti cyangwa kuri alitara hamwe hicara abapastor. Umushumba w'itorero rya Bweramvura yarahari, uyoboye gahunda yarahari,
ndetse n'abandi bafatikanije gukorera Imana aho ngaho cyangwa se gukorera ADPR aho ibweramvura. Imbwa ngo iraza igeze kuri aritari, nuko ngo imbwa iratembera kuri aritari, iragenda ngo igera ku nguni hari irakata, iragaruka, irangije ngo kwa kundi imbwa zisutama, imbwa irasutama. Abakristo bose ngo barunama batangira gutokesha bati toka shitani mu izina rya Yesu. Abadiakoni babura imbaraga, abanyamasengesho babura imbaraga. Imbwa ngo aho yumvishije icyayizanye kirangiye, nuko ngo imbwa irasohoka. Imajije gusohoka iragenda ngo irakata ijya inyuma ku mabiro, irahazenguruka ku biro bya pasitoro, ikata ku biro by'abadiakoni, izenguruka urusengero. Imbwa irangije ngo irongera iragaruka irinjira mu rusengero. Iyi mbwa yarabasuzuguye cyane, isuzugura abakristo. Irinjira mu rusengero, irongera ngo irazamuka igera kuri aritari. Imajiye kugera kuri aritari ngo irahakata, abantu bari aho mu rusengero bacemerewe. Noneho ngo irangije imbwa irasohoka irigendera. Imbwa irataha. Imajiye gutaha hakurikiyeho pasitoro uyoboye cyangwa umushumba uyoboye bweramvura arahaguruka ngo atanga itangazo. Aravuga ati nta mukirisitu waje gusenga akaba yazanye n'imbwa hano ku rusengero. Abakristo bose baravuga bati uretse no kuzana nayo nta n'uworoye imbwa. Abarokore bugende bakunda korora imbwa, kandi murabizi ko mu muco wacu mu Rwanda ntabwo abanyarwanda dukunda korora imbwa, ntabwo bijya bipfa kubaho, ntabwo ari cyane. Niyo tuzoroye nizambwa ziba ku ishumi, nizambwa ziba ku ishumi, ntabwo ari imbwa twavuga ngo ni imbwa abantu bagendana nazo nka kuriya abazungu usanga nyine boroye imbwa, noneho ugasanga imbwa bagendana nazo mu mamodoka, mu bihe byose ugasanga bagendana nazo mu mamodoka. Oya, ntabwo ariko abanyarwanda tuba tumeze. Hari igihe tuvuga wenda inkuru mukagira ngo ni ibintu byo gukabya. Hari umuntu umwe twaganire mubaza nti ariko se imbwa koko yaje mu rusengero aho ngaho bweramvura, aho ngaho mu mujyi wa Kigali, imbwa iraza yicaramo mu materaniro. cyane ubuhamya kabisa. Na ADPR ya bweramvura naho bita bweramvura ngo yarinjiye isanga abashumba kuri uyu rwose ibanguye amabinga rwose imeze neza. Irabinjira ijya kubabwira ati muraho, cyane ubuhamya kabisa. Ngira ngo pasitoro bamaje kumuhakanira ko imbwa nta muntu wazanye imbwa, kandi ko nta n'uyoroye. Murabizi abanyarwanda uko tubaho, ntabwo dukunda korora imbwa. Ntabwo abanyarwanda batunga imbwa, n'abazifite ni babandi b'abahigi baba bafite imbwa ariko bahiga. Uretse ko nabyo biri kugenda bicika mu gihugu kubera uburenganzira bwo kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima, hagiye hafatwa ingamba zica ubuhigi mu Rwanda. Abandi boroyi batunze imbwa, reka mvuge gutunga kuko ngira ngo korora ntabwo imbwa bayorora. Abandi batunze imbwa baba baragiye bazicirira, ni abantu bazishumika, akaba ari imbwa zibarindira umutekano mu rugo aho ngaho, zishobora gutuma nk'injangwe zidashobora kuza kwica inkwavu, zishobora gutuma nk'abajura batagwa mu gipangu. None ugasanga umuntu afite imbwa ariko ku manywa arayishumika, noneho nijoro bamajiye kuyigaburira bakayirekura igasibikira mu gipangu, ku buryo mu gitondo imbwa bongera bakayishumika. Ntabwo rero abanyarwanda twe twagera ku rwego abenshi, niba banariho ni bake, abantu bagendana n'imbwa mu mamodoka cyangwa imbwa uretse no kuza mu rusengero. Mu Rwanda imbwa ntiyapfa no kuza muri salo, imbwa ntipfa no kwinjira mu nzu abantu babamo. Imbwa iba mu nzu yayo cyangwa
mu kibuti cyayo bayubakiye, cyangwa ikaba ku ishumi ahantu hari umunyururu baba bayizirika. Kuba rero imbwa yaraje mu rusengero byateye abantu benshi kwibaza. Pastor amaze gutangaza aburiwe, abwira abakirisitu ati rero iki kintu kibaye hano mu rusengero ni ubwa mbere cyabaho mu mateka ya ADPR. Ati rero bakirisitu bene data, ati mugire ibanga ry'urusengero rwacu, ntihagire umuntu iki kintu cyaza kurenga umunwa ngo akivuge. Ariko siko byagenze, abantu batahanye uko gutangara. Noneho icyo kintu bageze hanze baravuga bati akabaye iwacu nibwo bwa mbere twakabona mu mateka y'itorero. Abantu benshi rero bakomeje kuganira baravuga bati ariko ubundi ni igiki gituma imbwa iza hano ibweramvura? Bamwe mu banyamasengesho n'abandi bantu bari aho baravuze bati ibyari byose ntabwo iyi mbwa yapfuye kuza ngo igere ku ruhimbi gusa. Iyi mbwa ni nk'ubuhanuzi, iyi mbwa yarije guhanura. Kandi n'uwavuze ati aha ku rusengero hari umwuka w'imbwa. Umwuka w'imbwa murabizi yuko aba barokore murabizi iyo bavuze ngo umwuka w'imbwa cyangwa umuntu akavuga ati neretswe imbwa, baba bavuze umwuka w'ubusambanyi. Bivugwa ko hano ibweramvura ngo habaye umwuka w'ubusambanyi uri ku rwego rwo hejuru, ku buryo abayobozi, ndavuga ubwo abashumbye itorero, harimo n'abari muri za shingwabikorwa b'abadiyakoni n'abandi, ku buryo ngo bijanditse mu busambanyi barakabya. Nimvuga gukabya ni bya bindi by'abakorinto Pawulo yavuze ati mwarasambanye, ati murenza n'iby'abapagani bakora, ati kubona ati umuntu anasambana akagera n'ubwo asambana na mushiki we. Bivuze ko rero, bivuga ko rero ngo hano ibweramvura hatewe, satani yahateje umwuka w'ubusambanyi, kandi ngo ufata abantu bicara ku ruhimbi. Ku buryo rero bamwe mu bantu baho bavuze bati ntabwo iki ngiki ari gishya kuba tukibonye rwose. Ni nayo mpamvu hari ngo abantu batagize n'imbaraga zo kwirukana iyo mbwa, kuko bavuze bati reka turebe aho iyi mbwa iragera, kuko n'ubundi hano havugwa ko mu buyobozi hari mu busambanyi. Nayo rero ngo birazamutse naho abayobozi bicara iti ba. Nuko abakristo baravuga bati rero ibyavuzwe riratashye. Icyo ni kimwe. Hari n'uwavuze ngo ndetse hano ibweramvura ngo kugira ngo ube wabona na rekomandasiyo cyangwa ugira ibindi bintu uhabwa uri nk'umugore cyangwa umukobwa mukuru, hari uwavuze ngo barabanza ngo bagakora kuri nyashi. Niyo terime nabyumvise nanjye kuri iyi mihanda, niyo terime ngo barabanza bagakora kuri nyashi. Ni ibibazo bikomeye. Ikindi kintu ngo cyabaye ahibweramvura nuko ngo babanjije gucecekesha abahanuzi. Nyuma yaho abantu batangiye kwinjirira mu byaha, baravuze bati abahanuzi bashobora guhanura cyangwa bakarondora n'abanyamwuka bagahishurirwa ibintu bimwe dukora. Baracecekesha baravuga bati guhanura hano ntago byemewe. Iyo ugize gutyo uti sante kire mine, bahita bavuza bakakubwira bati iyo myuka yijugunye hariya. Ku buryo ahangaha murabizi ko ariho havuka cyangwa hateranira umwe mu bakozi b'Imana bita Fatinkoni. Fatinkoni murabizi ko ari umuhanzi ndetse akaba n'umuhanuzi, ku buryo na n'ubu ngubu bivuga ko bimugora kuba yabona rekomandasiyo ngo ajye kuvuga ubutumwa, kubera yuko uretse uyu mwuka wo gucecekesha abahanuzi n'ubusambanyi ngo hari n'umwuka wo gukunda amafaranga, ku buryo ngo yasabwe n'ubuyobozi ko mu gihe yagiye kuvuga ubutumwa wenda bakamuhita 50,000 agategeshamo 10 agasigana 40, ko agomba kuza mu buyobozi akabaherezamo nyine umupyeto w'ibihumbi wenda nka 15 cyangwa 10 cyangwa 20, noneho nabo bakumva nyine kwituro akuye aho yagiye. Ibyo rero uyu Fatinkoni ngo bigiye bimugora bimurushya, nawe cyane cyane ko aba ari umunyabibazo ariko kazi kaba kamutunze, nuko ntajya bikora. Noneho nawe baramwihorera ku buryo ubu ntabwo yapfa kubona rekomandasiyo ngo ajye kuvuga ubutumwa. Ni ibintu bikomeye cyane.
abanyetorero rero hano ibweramvura baratabaza aba ba rubanda rugufi rwa Giseseka rwicara muri za ntebe za tureba imbere, bari gutabaza ubuyobozi bukuru bw'itorero bavuga bati nyabuneka rero ubwo imbwa zitangiye kudusanga mu rusengero dufite abakumirizi ntihagire ugira ubushobozi bwo kuyikumira, ataka nagasuzuguro k'abadayimoni, ati kandi ubuyobozi bwacu biragaragara ko iyi ari intumwa ya shitani yari ije kubusura. Harimo n'abavuze bati abayobozi bacu bari gukorana n'abadayimoni, ati iyi ni dayimoni yari ije kubasura rwose, ati nk'uko umwuka wera asura abanyetorero, agasura abakirisitu mu nzozi, agasura abavuga ubutumwa kuri aritari, akabahishurira akabuhanuzi, ati n'iyi mbwa ati yari ije gusura, ati abantu batwishushanyaho ngo ni abakozi b'Imana kandi barahumanye barahangaha. Baratabaza rero, baratabaza umuvugizi w'itorero rya ADEPR Ndayizeye Isayi, bagatabaza umushumba w'ururembo rw'umujyi wa Kigali Revera Pasiteri Valante. Banyakubahwa, sinzi niba muri ADEPR harimo itegeko rishobora kuba ryahana umushumba imbwa yasanze kuri aritari, ntabwo mbizi, wenda bashoboye gusoma amategeko y'umwihariko baraza kutwandikira muri komenti niba muri ADEPR harimo ibwiriza rishobora kuba ryasaba ibisobanuro cyangwa ryasaba umushumba gutanga ibisobanuro mu gihe imbwa yaba yaje ku cyumweru ikamusanga kuri aritari. Sinzi niba iryo tegeko ririmo, ntabwo nzi ikintu baheraho, wenda uyu mushumba bamufasha, ariko ikigaragara ni uko iri torero rifite ibibazo. Niba bitanahari, iyi mbwa igiye kuba itangiriro ry'ibibazo, kuko abantu bagiye kujya bajya mu rusengero bafite ubwoba, abantu bagiye kujya baza guterana bikanga imbwa, kandi n'umuntu uzajya ahagarara ku gatuti wese agiye kujya ahagarara kuri aritari, yaba uyoboye gahunda yaba uwigisha, arimo ahindagana avuga ati none yambwa, kuko imbwa yagiye mutayirukanye igenda ntawe uyikubise ntawe uyirukankanye, iyo ubwayo yarabasuye ibasanga mu rusengero yicarana namwe, irangije irongera irahaguruka, imbwa irigendera. Reka rero mvuge ngo ibi bintu birababaje ndetse cyane tubwira abadiyakoni ngo bongere babere maso nk'abakumirizi. Nyabuneka mube maso, nyabuneka mube maso. Iyi nkuru ngira ngo ni inkuru ibabaje, ni inkuru ikwiriye kutwigisha ibintu byinshi. Mbere yuko twinjira neza muri iyi nkuru, manza ukande subscribe kuri channel ya Byishimo Official, kandaho subscribe, ubundi ukande na like, noneho ukurikire neza iki kiganiro. Mbisubiremo, kanda subscribe, ukande like, ubundi ukurikire neza iki kiganiro. Abanyamadini ntabwo muduha subscribe, abakristo ntabwo muduha subscribe, dukora izindi nkuru zitari za gikirisitu ugasanga baduhaye subscribe, ariko noneho weho utarakanda subscribe, kanda subscribe, ubundi dukurikire iyi nkuru yo kwinjira mu rusengero kw'imbwa ikagera kuri aritari ikicarana n'abapastor. Birababaje. Reka rero mbashimire mwe mwari mudukurikirana kuri Byishimo Official. Kuri kamera mwari kumwe na Pastor Sibomana. Ibiganiro byacu nakagaruka. Bye bye.